Reka nkwifuriza gukomeza kugira igitondo cyiza ukomeje kubana natwe mu bihe bigiye bitandukanye. Reka ngushimire cyane, nkomeze kukwifuriza amahoro y'Imana aho uherereye hose, yaba uherereye mu bice bitandukanye ku migabane y'Uburayi, muri Afrika, muri Amerika, Aziya ndetse n'ibindi bihugu byinshi cyane. By'umwihariko mwe muri mu bihugu byo muri East Africa mubasha kudukurikirana gatanu kuri gatanu, ndabashimiye cyane, bifurije gukomeza kugubwa neza. Uri mu Rwanda, Kenya, Uburundi, Tanzania na Uganda, reka nkwifurize kugubwa neza aho uherereye hose. Nshimire wowe wemeye gukanda subscribe kuri channel yacu, mbigushimire cyane, nkomeza kwifuriza gukomeza kugira igicamunsi cyiza. Reka by'umwihariko Salama TV nkwibutse ko tugenda tugaruka ku makuru agiye atandukanye hirya no hino, ariko turagaruka ku makuru akomeje kugenda avugwa mu bice bigiye bitandukanye. Reka tugaruke kuri no nkuru ivugwa yuko kudahoberana no kudasuhuzanya amwe mu mabwiriza minaro gihe cyo gusezerana imbere y'Imana mu rusengero. Ndongera kukubwira yuko zimwe mu ngabo z'inyeshyamba za Colonel Bakanika zongeye gukozanyaho na n'ingabo za FARDC. Ndakubwira ku yindi nkuru ivugwa yuko umva bamwe mu batekamutwe bagabo batanu bakoreshaga bakarya amafaranga y'abandi babeshya ko batanga impushya zo gutwara ibinyabiziga. Reka by'umwihariko tudatinze tugaruke kuri no nkuru yacu aho bivugwa yuko Minaroke yabashije kuba yashyiraho amabwiriza mu gihe bashaka gushyingirwa cyangwa se gusezerana imbere y'Imana bagomba gukurikiza. Nyuma yaho inama ya minisitiri ikomoreye gahunda yo gusezerana mu rusengero, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yashyizeho hanze amabwiriza agenderwaho mu gukora iyo gahunda, ariko hanubahirizwa ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 cyangwa se coronavirus. Inama ya minisitiri idasanzwe yateranye muri Village Rugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame muri uyu wa kabiri tariki 16/2020 yafatiwemo umwanzuro wo gukomorera gahunda yo gusezera mu rusengero, ariko kuri uyu muhango ukitabirwa n'abantu batarenze 30 gusa. Uwo mwanzuro uragira uti imihango yo gushyingirwa no mu rusengero iremewe, ariko ikitabirwa n'abantu batarenze 30. Yagize iti ishyingirwa rikorewe imbere y'ubuyobozi rizakomeza, ariko ryitabiriwe n'abantu batarenze 15. Naho Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaroke yashyize hanze amabwiriza azagenderwaho muri uyu muhango, hubahirizwa ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 gitera agakoko ka coronavirus. Muri iri tangazo Minaroke yategetse imiryango ishingiye ku myemerere igomba kugeza ku buryo bw'inyandiko igengabihe y'abasezerana mu murenge nibura iminsi 2 mbere y'uko uwo muhango uba. Minaroke yemeje ko gusezerana imbere y'Imana bishobora gukorwa mu nsengero zujuje ibisabwa n'izindi nyubako zakira abantu, amahoteli, amasare ndetse n'amahema n'ahandi hantu. Profeseri Shyaka Anastase yabwiye ikigo cy'itangazamakuru RBA ko abitabiriye umuhango wo gusezerana bemerewe kwiyakira ahantu hagari, yaba muri hoteli, mu maresitora cyangwa se mu ngo zabo, ariko bakabikorera hanze. Reka tugaruke kuri iri tangazo. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu yashyize hanze amabwiriza agenga umuhango wo gusezerana mu nsengero, hubahirizwa ingamba zo kwirinda n'ikwirakwira rya coronavirus. Dushingiye ku byemezo by'inama y'abaminisitiri kuri wa 16 Kamena 2020, umwanzuro wa kabiri cyangwa se yemeye umuhango wo gushyingirwa mu nsengero, ariko ukitabirwa n'abantu batarenze 30, igaha inshingano Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu gutangaza amabwiriza arambuye kuri iyi ngingo. Dushingiye kandi ku ngamba zashyizweho n'inzego z'ubuzima mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19, amabwiriza akurikira agomba kubahirizwa dore uko ateye. Ingingo ya mbere yagira iti imiryango ishingiye ku myemerere igomba kugeza mu nyandiko ingengabihe y'abasezerana ku nzego z'ibanze umurenge nibura mbere y'iminsi 2 mbere y'uko uwo muhango uba. Ingingo ya kabiri yagira iti gusezerana imbere y'Imana bishobora gukorwa mu nsengero zujuje ibisabwa n'izindi nyubako zakira abantu nk'amahoteli, amahema ndetse na sare n'ahandi hantu hafunguye. Ingingo ya gatatu iragira iti
usezeranya agomba kuba ahagarariye umuryango ushingiye ku myemerere wemewe. Naho ingingo ya 4 iragira insengero n'inyubako n'ahandi hantu hasezeranirwa hagomba kuba hujuje ibikurikira. Baragira bati inyubako isengerwamo igomba kuba isanzwe yemewe gusezeranirwamo hashingiwe ku mabwiriza agenga inyubako zisengerwamo. Beragira iti gusukura inyubako mbere na nyuma y'umuhango gusezerana hakoreshejwe amazi meza ndetse n'isabune. Se iragira iti gushyiraho uburyo bwo gukaraba intoki ariyo kandagira ukarabe, akaraba amazi meza ndetse n'isabune cyangwa se imiti isukura intoki ariyo hand sanitizer. Naho D iragira iti kwambara agapfukamunwa neza ku bantu bose baje muri uwo muhango wo gusezerana. Naho F ikagira iti gusiga nibura intera ya metero 2 hagati y'umuntu n'undi uretse hagati y'abasezerana gusa. Ingingo ya 5 bagarutse mu gikorwa cyo hagati yo gusezerana aho ayigira iti gusuhuzanya bahana amaboko, guhoberana cyangwa se guhobera abageni birabujijwe keretse hagati y'abasezerana. B ikagira iti guhererekanya indangururamajwi ariyo mikrofone ndetse n'ibindi bikoresho, urugero ibitabo by'indirimbo, Bibiliya, Korowani, ibyuma bya muzike. Se ikagira iti gutanga amaturo bigomba gukorwa hifashishijwe ikoranabuhanga aribwo buryo bwa mobile money cyangwa se money transfer. D ikagira iti gusengera abantu barambikwaho ibiganza birabujijwe. E ikagira iti kugira ngo duhamye ingamba zo kwirinda icyorezo cya coronavirus turasaba ko igikorwa cyo gusezerana nyirizina kitarenza byibuze isaha imwe gusa. Reka tugaruke ku ngingo ya 6 kuri iri tangazo rya Minaloc yashyize hanze. Ingingo ya 6 iragira iti ibiro byo kwakira abatumiwe ariyo muri reception umubare w'abatabiriye umuhango ntugomba kurenga abantu 30 kandi hakubahirizwa amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya coronavirus. B ikagira iti umuhango ugomba kubera ahantu habugenewe cyangwa se hafunguye. Mu gihe bikorewe muri hoteli ntabwo abawitabiriye ntibagomba kurenga 30 kandi bakubahiriza amabwiriza yagenwe yo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Ingingo ya 7 iragira iti iyubahirizwa ry'aya mabwiriza abayobozi b'inzego z'ibanze n'izindi nzego bafatanyije mu kwirinda coronavirus no mu gukumira ikwirakwira ryayo bagomba gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'aya mabwiriza. B ikagira ati abayobozi b'inyubako zakira ibi birori, abayobozi babigisha b'idini, amatorero ryabasezeranyije bagomba gukurikirana iyubahirizwa ry'aya mabwiriza. Bikorewe i Kigali kuri uyu wa 18 Kamena 2020. Professeur Shyaka Anastase ndetse niwe wasinye kuri tangazo. Reka by'umwihariko tugaruke kuri indi nkuru ivugwa yuko abateka mutwe mu mujyi wa Kigali uko ari 5 bakoreshaga barya amafaranga y'abandi babeshya ko batanga impushya zo gutwara ibinyabiziga. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CIP John Bosco Kabera yasabye abaturarwanda kwirinda abantu bahamagara bababwira ko babaha amafaranga bakabafasha kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga badakoze ibizamini. CIP John Bosco Kabera yabigarutse kuri wa 18 Kamena 2020 ubwo yerekanaga itsinda ry'abasore barimo abiyitirira abapolisi bavuga ko batanga impushya zo gutwara ibinyabiziga hatabayeho gukora ibizamini n'abari bashinzwe kubashakira abakiriya. Muhozi Patrick yavuze ko yinjiye muri iri tsindwe ashinzwe gushaka abakiriya, wabimwinjijemo ari nawe wari ukuriye iryo tsinda yitaga Fande Jerome Muhozi. Yagombaga gushaka abo bantu akabavugisha ko ari afande baziranye yabafasha kubona uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga mu buryo buboroheye. Yahitaga aha umukiriya nimero ya telefone uwo mufande witaga Jerome bakavugana akamubwira ibisabwa
bitewe n'uburyo baganiriye akumva ubushobozi bwe, akamuca amafaranga yamucaga ayo kwiyandikisha, akamubwira ko andi azayafata yaje gufata uruhushya rwe. ngo Afande yacishagamo nk'ibyumweru 2 agahamagara wa mukiriya ngo aze kumuhima gufata ibyangombwa bye, ariko mu by'ukuri we siho yabaga ari kugira ngo agire icyizere cy'uko ibyo byangombwa. Umukiriya yarahageraga bagakoresha telefone, akamusaba kujya gushyira amafaranga yasigaye kuri mobile money kugira ngo yinjire mu biro afate ibyangombwa bye atahe. Yamubwiraga ko ayamuhereye imbere y'ibiro haba harimo kamera zishobora kubabona. Umukiriya yamaraga kohereza amafaranga, undi agahita akuraho telefone cyangwa se akamuhamagara amubwira ko haje abamukuriye, yakwihangana agakomeza agategereza. Naho Muhozi yavuze ko iyo umukiriya yabonaga abimushoboye yahamagaye undi akanga kwitaba cyangwa se yakuyeho telefone, yamuhamagaraga nk'umuntu wabahuje amubwira ko ikibazo yagize, undi agatangira izira zo kumurerega kugeza undi arambiwe. Yagize ati njye wamushatse arampamagara akambwira ati ese wafande wampaye ko nari maze kumwishyura none bimeze gutya na gutya, nkamubwira nti rero icyoroshye reka nguha amafaranga utege, noneho ngewe nzarabikurikirana. ubwo bakaguma muri ibyo bikarangira gutyo. Naho ngo abagiraga amakenga ntibashyire amafaranga yabo kuri mobile money, hari ubundi buryo bakoreshaga ubutumwa buvuye ku irembo bakabereka ko batsindiye urwo ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga kugira ngo babahe amafaranga asigaye, nyuma bajye kwandikisha izo mpushya bakazibura. Abagize iryo tsinda bavuze mu by'ukuri ko nta byangombwa bahaga abakiriya, ahubwo kwari uko barya amafaranga gusa bumva ko bizarangiriraho bakagenda. Muhozi yavuze ko umuntu wo muri Gatsibo bafatiweho yabahaye amafaranga 350 y'u Rwanda. Muri rusange abo bose bumvikanishaga ko bagiye batangira bashaka impushya zo gutwara ibinyabiziga, abo bahaye amafaranga bakabarerega ntibabibahe, ariko nyuma biza ukuri ndetse bakanabasaba ko bayoboka iyo nzira bakabona kugaruza yabo batanze. Uwiyitaga Afande Nshimiyimana Jerome yavuze ko nawe yatangiye ashaka uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, umuntu akaza kumuhuza n'uwagombaga kubimufashamo akamuha amafaranga y'u Rwanda 550 kumurerega ntiyabimuha. Nyuma yaje kumubwiza ukuri amwinjiza no muri ubwo butekamutwe. Uwa mbere yamuzaniye yatanze 200,000 bamuhaho amafaranga 70,000 y'amanyarwanda. Muri rusange ngo bose bari bamaze kwinjiza amafaranga atandukanye, arimo n'uwavuze ko yari amaze kwinjiza akayabo k'amafaranga asaga 1,500,000. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CIP John Bosco Kabera yavuze ko ibyo bakora bisiga isura mbi polisi y'u Rwanda bikanabangamira umutekano w'abaturage, asaba abantu kwirinda muri urwo rujijo kugira ngo bave muri ibyo byaha. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CIP John Bosco Kabera yavuze ko ibyo bakoraga byasigaga isura mbi polisi y'u Rwanda nangiza umutekano w'abaturage, asaba abantu kwirinda kugwa muri ibyo byaha. Yagize ati impamvu ituma tuberekana tuba tugira ngo n'abandi babirebereho, kubera ko nta n'icyo binabamarira bikarangira bafashwe bakajya mu buroko n'amafaranga bavanye muri ibyo ngibyo bakoreye ntagire icyo abamarira. Icya kabiri, bangiza isura ya polisi kumva umwana nk'uriya w'umusore ahaguruka akiyita Chief Inspector of Police akavuga ko azajya abaha impushya zo gutwara ibinyabiziga bakarya amafaranga, ntago biba ari ibyo. CIP John Bosco Kabera yibukije ko kubona uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ari uburenganzira bwa buri munyarwanda, nta mpamvu yo guciza ubusamo zatuma abaturage bibwa. Abatawe muri yombi muri gihe cy'icyaha cyabahama bashobora guhanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2
kitanarengeje imyaka 3 n'amande kuva kuri miliyoni 2 kugeza kuri miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Reka tugaruke ku yindi nkuru ivugwa hano ko muri RDC nyeshyamba za Colonel Makanika zongeye gukozanyaho n'ingabo za FARDC. Kuri uyu wa kane tariki 18 Kamena 2020 abarwanyi babiri b'umutwe witwaje intwaro uyobowe na Colonel Michel Makanika bakomeretse ndetse banatabwa muri yombi mu mirwano yabahuje n'ingabo zo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC hafi y'inkambi y'abavanwe mu byabo imukenge mu karere ka Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Nkuko byatangajwe na Kapiteni Dieudonné Kasereke umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare bya Skoratu muri Kivu y'Amajyepfo, ngo hafashwe imbunda 7 z'izinyeshyamba abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa Makanika bafashwe na FARDC kuri wa kane ahagana mu masaha ya saa 10 za mu gitondo. Bari bavuye mu bikorwa byabereye kuri uyu wa mbere n'uwa kabiri mu mudugudu wa Kango na Bijabu, aho Makanika na bagenzi be bahanganiraga na FARDC. Uyu ni Kapiteni Kasereke uvugana na CR7 dukesha iyi nkuru. Yagaragaje ko nyuma yo gusaka umurimo w'abantu bakuwe mu byabo muri Mukenge, izindi mbunda 2 n'agasanduku k'amasasu byavumbuwe n'itsinda rya MONUSCO ndetse na FARDC. Kapiteni Dieudonné Kasereke yongeyeho ko abantu 5 batawe muri yombi n'urwego rw'iperereza. Yashimangiye ko ubuyobozi bw'ingabo muri iki gice bwahamagariye Colonel Michel Makanika ufatwa nk'uwatorotse igisirikare cya Kongo bamwiyunzeho gushyira intwaro hasi bakitanga. Inyeshyamba za Colonel Makanika muri iyi minsi zikomeje kwibasirwa n'ingabo za leta ya Kongo, nkaho mu minsi ishize ikinyamakuru dukesha inkuru cyabagejejeho inkuru yavugaga ko ibirindiro byazo 3 byasenywe na FARDC mu minsi ishize. Ingabo za FARDC zikaba zarasenye ibyo birindiro byari mu bice bya Muramvya, Mugeti na Masata biherereye mu Minembwe ku itariki ya 13 Kamena 2020. Reka gushimire, nkomeze kukwifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza ukomeje kubana natwe. Nkomeze nkwibutse ko ushobora gukanda subscribe kuri channel yacu Salama TV ugakanda nakazogera kugira ngo ujye uba umwe mu bantu babona amakuru yacu buri gihe ko tuyashyizeho. Reka nkwifurize gukomeza kugira umunsi mwiza, Imana ikomeze kubana nawe.